Hello everyone, I hope you are well. I'm Diogen from Lugro Languages. Today we are talking about something that many students often ignore, especially we non-native speakers. That thing is the adjectives order. You might be asking yourself, why should I study adjectives order? You should study adjectives order because when you're not following the specific order of adjectives, it sounds strange. Yego, iyi ni Kinyarwanda. Iyo turi kuvuga mu Kinyarwanda hari ibintu tujya twitaho. Umukobwa mwiza, ngo muremure w'igikara, tukabikurikirana uko twiboneye. Ariko we don't have to do like that. We have a specific order of adjectives. Umusije kwigisha ibintu twita adjectives order. Adjectives order ni uburyo dushyira ku murongo adjectives ni sobanura izina ahantu cyangwa se n'ikintu birashoboka. Nk'ubu mbere yuko mbikubwira nshobora kubaza ngo ubundi tugiye kuvuga ngo umukobwa mwiza muremure w'umunyarwanda wavuga gute? Umukobwa mwiza muremure w'umunyarwanda birashoboka ko uzi kuvuga ngo umukobwa mwiza beautiful akaba ari muremure tall ari umunyarwanda Rwandan girl, ariko ukaba utazi ukuntu wabikurikiranye. Kuba wajya kubimbwira ugatumbwira ngo a tall Rwandan beautiful girl, ntabwo ari bitavuga ngo a beautiful tall Rwandan girl. Hari ukuntu tubikurikiranya, ibyo nibyo ngiye kubabwira. Iyo utabikoze abantu benshi cyane cyane native speakers baraguseka, ntabwo baguseka nyine ngo babikorere ko babumvisha icyo uri kuvuga, ariko reka twe kuvuga ibintu birimo confusion cyangwa se ibintu umuntu nyine avuga kumva ko bidashoboka. Nawe bibaze mu Kinyarwanda uramutse uvuze ngo muremure mwiza umukobwa w'umunyarwanda, ntabwo ari gutyo wavuga. Watangirana umukobwa kuko mu Kinyarwanda kenshi dutangirana noun. Ibyo rero ngiye kubabwira muri video y'uyu munsi. Aya masomo kandi ya grammar tubabwira ntago hano kuri YouTube gusa, abantu bamwe biga online bakurikira zino video barabizi, bari kwiga mu buryo bwa online. Twigisha kuva ku wa mbere kugera kwa gatanu, ndetse hari na weekend program aho waba hose mu Rwanda, Afrika, muri Aziya, Uburayi, Amerika, aho hose twigana buri munsi kandi twigisha mu buryo bwiza, aho abantu babona zino grammar bakabona uburyo bwo kuvuga, kumva, mbese ibintu dukeneye uyu munsi. Ntabwo ari ibintu bigoye rero. Abantu bashaka kwiga tuba twashyize aho ngaho nimero kuri screen, uratwandikira kuri WhatsApp yacu nuko tukabivuganaho tukakwigisha mu buryo bwiza kandi biroroshye, ntabwo duca amafaranga menshi. Reka dukomeze n'isomo ryacu. When I say a Rwandan black beautiful lady, a Rwandan black beautiful lady, nibyo se? Tuvuze ngo a Rwandan black beautiful lady cyangwa tukavuga ngo a black Rwandan beautiful lady cyangwa tukavuga ngo black Rwandan beautiful lady, ni ikihe cyanyacyo muri ibyo bitatu tuvuze? A Rwandan black beautiful lady cyangwa black beautiful Rwandan lady cyangwa se a Rwandan beautiful black lady, ni ikihe? Turavuga ngo beautiful black Rwandan lady. Uko rero nuko dukurikirana adjectives, tuzikurikiranya bitewe nuko aba native speakers babigenje. For us, when I'm speaking, it might sound strange or unnatural. Iyo turi kubivuga ntabwo biba byumvikana nyine. Aba native speakers iyo bari kutwumva tubivuga tuba turi gukora amakosa. In today's lesson, I'm going to teach you how to order these adjectives. Ni gute tuzodalinga, tuzishyira ku murongo. Ariko sundi before I start teaching you how to order these adjectives, do you know adjectives? What is adjective? Adjectives is a word that describes a noun or a pronoun. One adjective ni ijambo risobanura izina. Izina maybe a name of person, a place, cyangwa se n'ikintu. Maybe a thing, a person, or a place. No, nicyo gishobora gusobanura ikintu. You can have an opinion, an idea you have about something. Ushobora kuba ari igitekerezo ufite ku kintu, opinion. Iyo ni type of adjective. Ashobora kuba ari size. Ese ikintu kingana gute? Size. Ni tall, small, uko ikintu kingana. Ikindi ni age. How old or new something is. Ese kirashaje, kingana ute, ancient, n'ibindi. Hari icyo twita shape. Shape ni ishusho. Ese shape ni round, ni ikizeru, rectangular ni mpande enye se, triangular mpande eshatu. Iyo ngiyo niyo twita shape. Hari indi rero twita color. Color ni ibara. Hari abakunda pinki, hari abandi bivuga umukara, umweru, umuhondo. Iyo nayo ni adjective. Ubwo ushobora gusobanura ngo inzu ni umuhondo. Yellow house, niba ari inzu y'umuhondo iteye irangi ry'umuhondo, you can say yellow house. Atari ibara ashobora kuba ari origin. Origin ikintu gituruka he? Abantu muri mwebwe benshi mukunda amasuti y'amataliyani, okay? That one is Italian suit. Bivuze ngo Italian ni adjective ivuga origin, ari ikintu gikomoka. Mu ntero twatangiranye twavuze ngo a beautiful Rwandan lady. Bivuze ngo Rwandan ni umukobwa nyine mwiza ariko w'umunyarwanda. Rwandan ni origin. Nyuma ya origin rero tugira icyo twita material, ikintu gikozwe mu biki? Okay, material. Gishobora kuba gikozwe mu ruhu leather, gishobora kuba gikozwe se mu ipamba cotton, gishobora kuba gikozwe mu cyuma iron, ndetse n'ibindi. Tugira noneho nicyo twita purpose. Ikintu nicyo kumaza iki? Dushobora kuvuga dining table, ubwo ni table dukoresha nyine turi
turi kurya, ushobora kuvuga running shoes bivuze ko ari inkweto ukoresha uri kugira ute kwirukanka. So that's why I just want to tell you how we order these adjectives. Noneho zino adjective ubundi tuzikurikiranya gute, tuzitondeka gute, tuzishyira ku murongo, kuko uramutse uvuze ngo a black beautiful one lady, people are going to laugh at you. Ego ntabwo bazagusaba ko bazabumvisha icyo uri kuvuga, ariko it will sound strange, bizumvikana nkaho biri unnatural, ntabwo bizabyumvikana. Twebwe rero abana native speakers cyangwa se second language speakers ntabwo tubyitaho iyo turi kuvuga, ntabwo twita kuri ngo ese ko ndi kuvuga ngo umuntu mwiza muremure w'umunyarwanda, ndabanza mwiza, ndabanza muremure, ndabanza umunyarwanda, gusa nabivuga gute? Rero bo babyitaho kandi bari kubivuga bahita babyumva ko dukoze amakosa. Niyo tuvuga ngo a beautiful black Rwandan lady, bivuze ngo ni umugore mwiza w'igikara ariko w'umunyarwanda. Ntabwo tubanza ngo w'umunyarwanda ngo w'igikara, oya, turabanza mwiza, iyo ni opinion, tugakurikizaho black, iyo ni color, noneho tukabona gushyiraho Rwandan origin. Tubikurikiza tugere muri bwa buryo rero umunani, muri za zindi umunani nabatangiranye. Ariko reka mbanze mbahe ingero muri buri kimwe. I just want to give you examples of different adjectives in these different types. Dufite ubwoko bwinshi butandukanye, rero nshaka kujya ngenda mbaha ingero tuvuga ngo se hano turebamo iki, hano turebamo iki. Icyambere nababwiye ni opinion. Opinion ni an idea you have about something. How can you describe something? Ni gute wasobanura ikintu? Ni cyiza se, is it amazing? Iyo ngiyo ni opinion. Intelligent. Uzi umuntu uri intelligent, like our president. Our president is intelligent, means intelligent president. When our president is intelligent, means intelligent is explaining the president, is describing him. Intelligent ni umuntu uzi ubwenge. A beautiful house bivuze ngo ni inzu nziza. Inzu, that is a noun. Noneho beautiful ni adjective nkuko natangiye mbibabwira. Ikintu cyose rero ushobora kuvuga ku kintu uri kukidescribinga, an idea you have about it, iyo ngiyo niyo twita opinion. Wonderful, smart, nice, good, ibyo byose uri kuvuga ni opinion. The second one is what we call size. Ese ikintu kingana ute? Dufite abantu bananutse, slim cyangwa thin, dufite barebare, tall, abagufi, short, ababyibushye, fat, iyo yose ni size. Iyo tugeze kuri age, ntabwo tuba tuvanga imyaka 20 cyangwa 30. Aha turi kuvuga how old or new something is. Tushobora kuvuga ko ikintu ari cya kera cyane, ancient. Tushobora kuvuga ko ari gishyashya, new. Tushobora kuvuga ko gishaje, old. Tushobora kuvuga ko umuntu ari muto, young, cyangwa se old, cyangwa se ikintu ari modern. Ibyo byose biri kuvuga how old or new something is. Iyo rero niyo twita age. Iyo tuvuye kuri age tujya kuri shape. Nabibabwiye turi gutangira shape. Ikintu gishobora kuba ari impande enye, triangle, ari kizeru, circular cyangwa se round. Ikintu gifite impande eshatu, iyo ni triangle. Dufite n'izindi rero. Shape yari yose ubwo nayo wavuga ngo iba mu di shape. Nyuma ya shape tugira icyo twita color. Color ni ibara nyine. Uzi white, umweru, uzi umukara, black, uzi umuhondo, yellow, uzi icyatsi, green. Ushobora kuvuga ngo green shoes. Inkweto z'icyatsi rero green iri gusobanura none iriya noun ariyo inkweto. None tuvuye kuri color tujya ku cyo twita origin. None tuvuze origin tuba turi kuvuga inkomoko. Ikintu ni icya hehe? Nicyo mu Rwanda bwo ni Rwandan, muri Africa African, American, Italian. You have an Italian suit, ndabizi ushobora kuba ufite agakote nyine k'agataliyani. Iyo Italian ni adjective ariko kuvuga origin, inkomoko y'ikintu. Rwandan lady, hari indirimbo nzibita African beauty, okay? African ubwo bivuze ngo ni kuva muri Africa. Iyo ni origin. Iyo tuvuye kuri origin tujya kuri material. Ubundi turi kuvuga material, ese ikintu gikozwe mu ki? Ushobora kuvuga ngo leather bag, uvuze ko ni igikapu gikoze mu ruhu. Ushobora kuvuga plastic bag, ubwo bivuze ngo icyo gikapu cyo gikoze muri plastic. Ushobora kuvuga cotton coat, ikote rikozwe muri cotton n'ibindi. Rero ubwo cotton niyo ni adjective ariko ivuga material, icyo kintu gikozwe mu ki. Iyo tuvuye kuri material, nababwiye ko duhita tujya kuri purpose. Purpose akenshi ziba ari nk'inshinga zino za gerund, zino nshinga zifite ing form, studying, running, cooking, dining. Niyo ushobora kuvuga ngo igitabo cyo gusoma ukavuga ngo reading book. Ntabwo bivuze ngo gusoma igitabo, bivuze ko ari igitabo cyo gusoma, reading book. Yesterday I bought reading book, bivuze ngo ejo naguze igitabo cyo gusoma. Rero reading ni adjective ariko ivuga purpose. Purpose ubundi ni intego, nicyo kumaza iki. Ikintu rero niyo mpamvu tuvuga ngo
riri beaucoup. Rero tubitondekanya gute iyo turi kubivuga? Mushobora kuba mwibajije se ngo ubundi kuki ndi kuvuga ngo black, beautiful, Rwandan, avuga dining, ariko se ubundi iyo tubifite birenze kimwe tubikurikiranya gute? Abantu bize muri secondaire mwize ibintu bya chemistry, ubutabire, mwiga chemistry, mwiga noneho element 20 mwavango he bisinofine, abazize murabizi. Ariko nanone abantu batazize, hari abize intara, uturere, bakavanga ubu intara ngo y'umujyi wa Kigali ngo tuvuga Kiganya, ukamenya ko ki ni Kicukiro, ga ni Gasabo, noneho Nyaka ari Nyarugenge. Mu majyaruguru tukavuga ngo mu Burugagi ukamenya ko mu ari Musanze, bu ari Burera, ga ari Gakenke, gi ari Gicumbi. Yego, nibi rero niko tubifata bavuga ngo osascompo, osascompo. Subiramo, repeat after me, osascompo. Yego. O means opinion, S means size, A means age, C ya kabiri, S ya kabiri ni shape. Ya mbere ni size, ya kabiri ni shape. Nyuma ya shape tugira C ivuze color, no tukagira O ivuze origin, tukagira M ivuze material, no tukagira na P isoza ari ivuze purpose. Ubwo baguhaye ibintu birenze kimwe, adjectives zirenze imwe, utugenda ukara muri ya list, turavanamo iyihe niyihe iza mbere. Urugero, reka hite mbumvisha rwa rugero natangiranye narwo, turi kuvuga ngo a beautiful black Rwandan lady. Urumva ko a beautiful, nabaga ko beautiful ubwiri gusobanura idea ufite ku kintu, iyo ni opinion. Beautiful means an idea you have about something, ni igitekerezo dufite ku kintu, ni cyiza, ni kibise, na kibi, yega ni opinion yawe, kiri amazing, kiri wonderful, iyo ni opinion. Niyo mpamvu tutangirana na beautiful. None dufite n'icyo twita black ni color kandi twabibonye ko ikindi biri kumwe aho ngaho ni Rwandan, kandi color iza imbere ya origin. Niyo mpamvu tuvuga ngo beautiful black Rwandan lady, ntabwo tuvuga ngo black Rwandan beautiful lady. Niko tubigenza. Ikindi kintu cyose baguha ubwo niko wakigenza. Reka dufate urundi rugero, tuvuge wenda inzu ndende y'umukara. Ahantu z'inzu ndende y'umukara wabivuga gute ushaka kuvuga ngo inzu ndende y'umukara? Turabanza turebe muri ibyo ngibyo bitatu tuvuze. Hari inzu ndende, ubwo ni tall, kuko inzu yo ni noun igomba kuza inyuma. Turabanza turebe ngo ndende ni tall ubwira mu kihe size, kandi size ni ya kabiri. Noneho tuvuge ngo y'umukara black, kandi ni kara, ubwo bivuze ngo naho twavuga ngo black tall house, no, twavuga ngo a tall black house, ntabwo tuvuga ngo a black tall house. Ubwo tubanza nyine ikiza hafi muri za zindi nababwiye tuzikurikirana kwa kwindi osascompo. Urundi rugero nawe ushaka ukoresha adjectives nyinshi, nuko uzishyire ku murongo. Ushaka kuvuga wenda, reka tuvuge ibintu noneho birimo n'izindi zitandukanye. Reka tuvuge noneho ko ari inkweto nziza z'ubururu zo kwirukankana, bivuze ngo ni za sport, kuko ntabwo sport ari adjective ahubwo ni noun. Inkweto nziza z'ubururu zo kwirukankana, ntabwo twavuga ngo blue nice running shoes. Turabanza turebe noneho ni ikihe kiza mbere. Turavuga ngo a nice blue running shoes, bivuze ngo ni inkweto. A nice ni opinion, ni opinion, kandi twongeye kiza mbere opinion. Noneho tukagira blue ni color, kandi color is imbere ya purpose. Running ni purpose, nizo kumaza iki? Kwirukankana, bivuze ngo nyine uzirukankana uri gukora sport. Turavuga ngo a nice blue running shoes. There we have seen how we use these adjectives order. We have to use to follow this specific order of adjectives. Maybe you have been confusing this, and I hope that you are going to start using them in a proper way. Start practicing this, and make sure that you correct your mistakes if you have been making mistakes in ordering adjectives. No kuva dusoje cyakuguha homework. Nyandikira igikapu kinini cyiza gikoze mu ruhu. Binyandikiye muri comment, igikapu cyiza kinini gikoze mu ruhu. Reka muri comment ariko ukurikize ya adjectives order. Remember to follow osascompo nkuko dukurikiza bya bindi byose zingiro nabahaye. Nukurebe niba harimo opinion, niba harimo size, niba harimo shape n'ibindi. Remember, if you are studying English, you are not on a race. Follow the proper steps. Nkuko nyine step tuzifite bari kuzikurikiza, then bitware gake gakeya bizaza. English we can, I'm sure. Bye.